tubyerekaniremo Yesu. Twe turi ingabo z'Imana muri iyi si, dukwirakwiza ubutumwa, inyifato yacu ndetse n'ibikorwa tubyerekaniremo Yesu. Bwiriza ubutumwa kiri umusore Yesu yaguhaye iyo mpano nziza. Bwiriza ubutumwa kiri umusore muri iyi minsi iheruka. Bwiriza ubutumwa kiri umusore Yesu yaguhaye iyo mpano nziza. Bwiriza ubutumwa kiri umusore muri iyi minsi iheruka. Aho si twebwe dutuma bene data batazagusenga Imana, amagambo yacu ndetse n'ibikorwa bibatera kutuzinukwa. Aho si twebwe dutuma bene data batazagusenga Imana, amagambo yacu ndetse n'ibikorwa bibatera kutuzinukwa. Bwiriza ubutumwa kiri umusore Yesu yaguhaye iyo mpano nziza. Bwiriza ubutumwa kiri umusore muri iyi minsi iheruka. Bwiriza ubutumwa kiri umusore Yesu yaguhaye iyo mpano nziza. Bwiriza ubutumwa kiri umusore muri iyi minsi iheruka. Bwiriza ubutumwa ugifite uburyo igihe kitaragera, inyifato yacu ndetse n'ibikorwa tubyerekaniremo Yesu. Bwiriza ubutumwa ugifite uburyo igihe kitaragera, inyifato yacu ndetse n'ibikorwa tubyerekaniremo Yesu. Bwiriza ubutumwa kiri umusore Yesu yaguhaye iyo mpano nziza. Bwiriza ubutumwa kiri umusore muri iyi minsi iheruka. Bwiriza ubutumwa kiri umusore Yesu yaguhaye iyo mpano nziza. Bwiriza ubutumwa kiri umusore